nta kindi kintu kiba gisigaye uretse kubasapotinga. Amen. Iyo udasapotinze abana bari mu rukundo niho hari ujya kubona ukabona barirutse babuze nabo ibyo bakora, mbese babuze amahitamo. Rero ngewe icyo nshaka ni gushaka ngo bagire amahitamo, bavuge bati dufite abantu badukunze kandi badushyigikiye. Ukuri. Tuzamura ababyeyi beza. Cyose umutima wusumeze. Kandi ngewe ababyeyi beza kuba mushyigikiye turanyuzwe. sibyo ujye wicara uvuga ati mfite umuntu ushyigikiye, ngewe ndagushyigikiye 100%. Wow. Ngewe ndabashyigikiye 200%. Kwa Rugema bari bahiye ubwoba nibwo iribageza n'umukunzi we cyose bari bari mu byishimo ariho bahereye iribageza umuti. Ese utekereza neza yuko Rugema yari afite ubwoba kubera ko musaza we yaje, naho namenya ko iribageza yabonye umuti Rugema ari bwitware gute? Ntahita apfa biraba ibyuya ntibiba amaraso. Abasheri reka nze dutangire, reba aho hasi hari buto ya subscribe ubanze uyikandeho ndetse ushimira Imana ko iribageza yabonye umuti, sibyo? Nurangiza ureba aho hasi hari comment ukandeho ndetse naho kuri like ukandeho. Noneho reka nze tubive umuzi n'umuzingo mbibabwire byose uko byagenze. Abasheri arega ndabakunda, niyo mpamvu amakuru meza nyabazanira ku gihe ndetse ibintu byose byiza mbibazanira ku gihe. Hari abantu njya mbona bari kubabeshya kuko abo bantu bababeshya. Mana mubaveho ni channel ebyiri zonyine ushobora gusanga ibintu byizewe, ni Big Family inyuraho filime murabizi neza, ndetse n'iyi channel yacu yiyemeje kuzajya ibaha icyo bita umubonjo cyangwa kubasogongeza mu Kinyarwanda. Rero niteretse ndavuga ati reka nze mbahe ino nkuru kuko nabonye hari abana bababeshya ibindi bintu bitanabaho, ariko mujye mubihorera. Rero inshuti zacu abasheri dukunda cyane 100%, ndabasuhuje aho muherereye hose mubasha kunyumva ndetse no kumva Ikinyarwanda muri rusange. Rero filime Inzira y'Umusaraba yageze ahantu iryoshye. Utekereza neza ko iribageza yabonye umuti? Eko man, nje byanshimishije, nta nubwo muri kubyumva mu ijwi ryanjye ko ryanahindutse. Ese we murakoze. Hey, mureka turirimbe ya ndirimbo ni y'abarundi ni yaki bavuga ngo iyo Mana dusengira akomeye, ni Imana itabura guseruka, niyo Mana yumva amasengesho we, iyo Mana dusengira akomeye, iyo Mana dusengira akomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho Yesu we, iyo Mana dusengira akomeye. Abasheri nizere ko mumeze neza. Rero reba aho hasi urumva hari buto ya subscribe, nimba utarayikanda aho banze uyikandeho unayivivu ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu ntibikajye bikunyuraho ku munsi kuko tubaye ibiganiro byiza. Murabizi neza yuko murambabwira twebwe twigerera kuri teri, abakanze subscribe nuko bamaze kubona ko tubaho kuri we. Nta handi uzasanga Inzira y'Umusaraba isiguye mu Kirundi ndetse cyangwa ibonjesheje mu Kinyarwanda usibye ahangaha, ndetse uzajya uyisanga no kuri ya channel yacu nkuru ariho inyura. Ariko kubera ko twasanze abana bababeshya twaravuze ati reka tujye tubahera n'amakuru hano, kubera ko muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa cyane, ndabashimira cyane. Ndetse mureke ino channel tuyizamure tuyigeze ku 10,000 subscribe, muyisharinge ku magurupe ya WhatsApp ino video, ndetse ino video urumva wanayishyira kuri stati yawe kugira n'abandi bamenye ko iribageza byamubayeho. Iyi ni inkuru ishimishije abantu benshi. Wabuze ukuntu nanjye yanshimishije, sinzi nimba mutari kunyumva. Ese we murakoze, bimvugire nawe murakoze. Ese we murakoze. Abasheri rero ibintu byari byiza cyane cyane cyane, wumve ngo cyane. Ariho hahandi nanjye byanshimishije nka buri cyo ndavuga ati reka nze nitereke mbabwire byose we Mana we. Inshwi abakunzi ba Cyose nayo iribageza ubu ngubu ubukwe bwatangiye gutegurwa we. Gusa rata reka nze mbabwire byose iribageza n'abatindiye ntanabicaye ku ruhande kuko mwihangane mbanza kubasuhuza n'abashyashya nkabakira. Iribageza rero bamuhaye umuti akimara kunywaho, murumva ko haburaga uwo kuvangira ari ugishakishwa, ariko yatangiye kugenda abona ibintu. Hari ukuntu nyine umuntu aba ameze nk'uri kurota, akiwunywaho yatangiye kujya abona ibintu nyine. Hari ukuntu uba ubona ibintu ukagira ngo uri kurota.
wimajina nyine biriya bimeze nko kwibuka ariko bitaza neza. Urumva rero ni mu dusengere azabone n'undi muti. Ese azawubona gute? Emile wawumuhaye azawushakira cyangwa kamarade azawumuha? Ayo n'andi makuru witeguye neza ngiye kuguha, ndetse aya yo nzayago ejo. Nizere ko mumeze neza. Murabizi neza ko nababwiye ko mbanza ko bisabira uburenganzira nubwo mba mpari, bakambwira ati genda ubibwire abantu bacu hatagira abantu bababeshya bakazatuvaho bavuga ko tubabeshya, sibyo abasheri? Murabizi neza mana we, iyi yari inkuru ishimishije. Ye baba we, mukomeze munasengere Emile we, sibyo? Mukomeze musengere Emile nawe azave hariya kwa Rugema. Ndetse ubwo Rugema rata yari ari mu marira n'umugore we babibaza ukuntu bazagurisha iriya nzu nibwo iribageza nawe yanyweye umuti we. Ibyo bintu wari ubizi? Ese iyo nzu barayigurisha cyangwa ntago biri bubagwe amahoro? Ese bose uriya muryango uri kwibazaho iki? Abakunzi rero bayiribageza batangiye kuvuga ati amakomenti yanyu twayabonye kandi turayashimira, byose ibyo dukora tubikorera mwebwe, ntabwo tubyikorera abasheri, murabizi, kandi komenti zanyu nizo zituma dukora ikintu. Rero n'ubukwe mube mwiteguye mu minsi iri imbere, ndaje mbaha amakuru y'ubukwe uko buzaba bumeze, mbereke n'amafoto. Nk'iyi foto mberetse hano niyo yari ari kumuha umuti. Ntimubiruzi se? Bageze ari kuwureba avuga ati mana we, uyu muti ni nkunywa biraba bimeze gute? Ariko mana byari byiza cyane, yari ibyishimo, yari munange pe. Mana we, yari byiza abasheri. Murabizi neza ko mbakunda kandi ndi kubasezeraho, njya mbabwira ati hasi muri comment ngiye gushyira muri groupe yacu umukanda wo muyinjiremo ya WhatsApp tujye tuganira. Ndetse wowe ushaka kwamamaza cyangwa kudutera inkunga cyangwa inyunganizi watwandikira kuri WhatsApp yacu 0788975237 cyangwa ukaduhamagara kuri 0744 063 55. Abasheri sibyo? Ubwo kuduhamagara nongere nyisubiremo rata 0744 063 Abashun murakoze. Bye ndabakunda. Imana barinde. Dusubire mu kanya mu biganiro byacu, kuko iyo utakoze sabura homba. Ni ukuri ko Imana urahomba. Iyi nkuru wari uyizi? Ntabwo wari uyizi. Niyo mpamvu ukwiye gukora sabu kugira ngo utazajya uhomba ibiganiro byacu muvandi, sibyo sheri? Umushu aho uherereye hose jya muri komenti wandike aho uherereye turebe ko twazana gusura, sibyo umusheri? Bye ndagukunda.